Hero mwiriwe neza muraho ndabasuhuje nk'uko bisanzwe ni kuri Agape Official, aho tuganira ibiganiro bijyanye n'imikurire y'abana n'ibibazo abana benshi bagenda bahura nabyo, dufasha ababyeyi uburyo babafashamo mu kuva muri ibyo bibazo. Yego, nk'uko bisanzwe rero uyu munsi tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ku mpamvu abana benshi bakunda kugira ikibazo cyo kuboga. Ababyeyi benshi bagenda bagira ikibazo cyo kwibaza ngo ese kubera iki umwana wanjye akunda kuboga. Kuboga rero birimo uburyo bubiri butandukanye. Hari uburyo umwana yonka waba utamushyize nko ku rutugu ngo ature umubi, bikaba byatuma aboga, ariko akaboga ari bimwe bisanzwe nko kugira ikirungurira. Hari n'ubundi buryo bwo kuboga iyo umwana aboze akaboga ubona yashyizemo imbaraga, byamugoye ari guhata ameze nk'uri kuruka. Icyo gihe iyo yashyizemo imbaraga ari guhata aba ari kuruka, ntabwo biba bikibaye kuboga. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku bintu byinshi bijya bitandukanye, ku mpamvu abana benshi bakunda kuboga, turaganira ku byiza byo kuboga, tuganire n'ibibi byo kuboga. Ese turareba n'uburyo twafashamo umwana ukunda kuboga kenshi cyane. Impamvu ya mbere nk'uko twabibonye, uyu mwana ari konka bibero cyangwa se ari konka ibere rya mama we, hari igihe biba ngombwa ko hinjira umwuka mu nda. Uwo mwuka rero ushobora gutuma umwana aribwa mu nda, bimwe twita icyo mu nda, cyangwa se bikaba byanatuma aboga wa mwuka mu gihe uri gushaka gusubira inyuma ngo usohoke mu nda, bikaba byatuma aboga. Icya kabiri ni uko umwana kuba yafashe ibyo kunywa byinshi ari konka cyangwa se ari kurya, ibyo ubwabyo bishobora gutuma umwana agira ikibazo cyo kuboga, kubera ko yariye ibintu byinshi icyarimwe, cyangwa se yanyoye amata menshi icyarimwe, bigatuma nyine igifu cye yanyoye amata menshi icyarimwe, bigatuma igifu cye kitabasha kubyakira neza, kuko nk'uko twabibonye inzira y'igogora ye iba itarakura neza. Hari n'ibyo twita reflux ushobora kubyita nk'ikirungurira, kwa kundi aside izamuka mu gifu. Iyo aside rero izamutse, bishobora gutuma umwana aboga iri gusubira inyuma. Amuteruyemo uburyo ari konkamo nabyo bishobora kuba impamvu yatuma umwana aboga, kubera ko ashobora kuba adaseguye, asa n'ugaramye straight, adaseguye. Iyo umutwe utigiye hejuru ngo ube useguye, bishobora gutuma umwana aboga. Indi mpamvu ishobora gutuma umwana aboga ni yuko igogora. Umwana ibyo kunywa wamuhaye bishobora kugera umwana, ibyo kunywa wamuhaye amata se cyangwa amashereka bishobora kugera mu gifu. Igifu nicyo ubashe kubitunganya neza, kubera ko inzira ye itarakura, nk'uko twabibonye cyane cyane ku mata y'inka. Amata y'inka twabonye ko atari meza cyane ku mwana mutoya, kuko inzira ye y'igogora iba itarakura. Mu gihe rero itarakura, ni hahandi uzamuha amata ugasanga wageze mu gifu, igifu ntikibashije kuyatunganya neza, akaba yayagarura, akaba habaho kuboga. Hari uburyo rero bwinshi butandukanye bushobora gutera, hari impamvu nyinshi zishobora gutera umwana kuboga. Hari n'indi mpamvu y'uko hashobora kuba habayeho impfu ya valve y'inda, cyangwa se ni umuyoboro. Niba umwana ari konka, iyo bigeze mu gifu, umuyoboro byanyuzemo ugomba kwifunga, kugira ngo umwana bya bindi yanyoye bidahita bigaruka ako kanya.
rero ashobora kugira ikibazo cy'uko iyo valve mu gufunga, ashobora kugira ikibazo cy'uko iyo valve cyangwa se iyo nzira inyuramo itarakura. Ku mwana ukiri muto cyane cyane akenshi iyo atarakura ya nzira nayo iba itarakura, bikaba byatuma rero habaho ikibazo cy'uko umwana yajya yonka ibyo yonze byose bikongera bikazamuka hejuru kuko ya nzira itabasha kwifunga. Ni ukuvuga ngo niba umwana ari konka bigiye mu gifu iri bwifungure nka gutya, namara konka byongere byifunge kugira ngo bya bindi yanyoye bigume mu gifu mo indani. Rero hari ibintu byinshi bigiye bitandukanye, hari ibyiza turi burebeho. Tugeze ku byiza byo kuboga. Ibyiza byinshi bitandukanye, icya mbere bigabanya wa mwuka mu gifu, wa wundi wagiye mu gifu umwana ari konka, wa wundi wagiye mu gifu umwana ari kunywa amata, birawugabanya kuko iyo awusohoye bituma amera neza mu nda. Iyo atawusohoye bishobora kumutera icyo mu nda, hahandi bya bindi dukunze kumva ngo umwana yarwaye icyo mu nda, bimwe dukunze kumva ngo umwana yaraye arira kubera ko mu nda hagugaraye hatameze neza kubera wa mwuka uri mu nda. Kuboga rero ni byiza kuko birwanya ko umwana yarwara mu nda, birinda umwana kuribwa mu nda, kuko iyo umwana aboze neza bituma atagira ikibazo mu nda, ntababare mu nda, ntagire ibibazo byo kurararira ngo yarayatesha umutwe mama we kubera ko yagize ikibazo cy'uko umwana yarayarira ari kubabara mu nda. Kandi ikindi bituma umwana atagira ibibazo byo kuruka cyane. Ni ukuvuga ngo umwana iyo mu nda bitagenze neza, hari ibitagenze neza mu nda nk'igogora, bishobora kumukurizamo ubundi burwayi nk'uko twabibonye, hari ukuboga hari no kuruka. Iyo ataboze neza rero akenshi bya bintu bigakomeza bimugumamo by'ibyuka, bishobora gutuma aruka kandi mu buryo utatekerezaga. Ndetse no kuboga ku mwana bituma asinzira neza, n'ujya kumuryamisha azasinzira neza kuko ibyari bimubangamiye byasohotse. Ndetse akenshi uwo mwuka dukunda kuwufata nk'uturi mubi cyangwa kwijuta. Ni ukuvuga ngo ni wa mwuka uba wagiye mu nda mu gihe umwana arimo yonka cyangwa se ari kunywa amata. Iyo yijutse akawusohora arara neza ameze neza mu nda hatagugaye. Iyo umwana aboze neza bituma yishima kuko mu nda ntabwo aba agugaye cyane, mu nda nta kibazo kiba kirimo, rero bituma yishima akanezerwa, gusinzira agasinzira neza, ntabwo umwana arira bya buri kanya ngo umwana yarwaye icyo mu nda. Kuganira rero ku bibi byo kuboga kenshi ku mwana, hari ukuboga biri natirere, hari no kuboga bya buri kanya bikabugeraho bikaba byinshi, aho iyo bibaye byinshi bishobora guteza ikibazo bikagaragara nk'aho ari uburwayi, bikaba byatuma umwana ajya kuboga ukabona ameze nk'uri kuruka, yafurushije, yashyizemo imbaraga. Ibi bya mbere bishobora gutuma umwana aruka kenshi kubera ko nyine byabaye, burya ibintu byose ni byiza ariko iyo birengeje bikarenza urugero bikaba byinshi cyane, hari ukuntu bitagenda neza. Kuvuga ngo rero no kuboga cyane ku mwana bishobora gutuma agira ikibazo cyo kuruka kenshi. Icya kabiri bishobora no kumutera kurwara igifu, ya aside yo mu gifu izamuka ikaba yamutera ibindi bibazo. Umwana ashobora kugira ikibazo cyo kuribwa mu muhogo kubera ko iriya aside izamuka mu gifu, n'abantu bakuru bajya bagira ibyo bibazo. Iriya aside izamuka mu gifu ishobora gutwika umwana mu muhogo mu nzira anyuzamo ari kumira ibyo kunywa, inzira y'igogora ugasanga irangiritse, umwana yajya ajya konka akababara, yajya ajya konka akarira. Ibyo rero bishobora kwangiza umwanya we w'igogora cyangwa se mu muhogo. Ikindi ni uko kuboga kenshi ku mwana bitewe na pozisiyo arimo bishobora no gutuma
habaho impfu z'abana cyangwa se hakabaho kwinara, umwana akabura umwuka. Kwinara ni igihe umwana yaboze kubera ko ari muri pozisiyo mbi. N'abantu bakuru hari igihe bibabaho, cyane cyane ku bantu bagize ibibazo byo kunywa inzoga nyinshi ntibabashe kuzikontorora bagasinda. Icyo gihe rero abo bantu iyo agiye kuruka akabura umuhobo bufasha, usanga bya bindi yari ari kuruka bisohoye akabyinara. Kwinara rero biba byayobye bikava mu mwanya byagiye kunyuramo bigogora bikayobera mu myanya y'ubuhumekero, bikaba byateza ibibazo by'impfu nyinshi cyane, cyangwa se umwana umwuka ugahagarara. Ikindi, koga kenshi cyane bishobora gutakaza intungamubiri, kuko umwana niba amaze konka aka kanya ahise agira ikibazo cyo kuboga. Icyo gihe rero za ntungamubiri yagakwiye kuba yafashe atangiye guhita zisohora ako kanya n'inzira n'igogorwa ritaraba. Ibindi bibi byo kuboga bishobora gutuma umwana ahora arwaye mu nda, ahora arira afite icyo mu nda, ukayoberwa ibyo ari byo. Ariko twabonye uburyo butandukanye bwo gufasha umwana urwaye icyo mu nda. Icyitonderwa rero ni ukuvuga ngo kuboga ni ibintu bisanzwe pe, ni ibintu biri normale, nta kibazo kirimo kuba umwana yaboga, ntacyo bitwaye. Ariko iyo bibaye byinshi, iyo bibaye too much, biteza ibibazo nk'uko twabibonye. Iyo bikabije rero tubyita kuruka. Mubyeyi rero, nimba ubona bikabije umwana ajya kuboga agashyiramo imbaraga, wikomeza kumwicarana mu rugo, ejo atazanagupfiraho kwa ko bitagenze neza ugasanga bya bindi yaboze arabyinaye. Mubyeyi, ba maso ku mwana wawe, umufashe mu gihe ubona agiye kuboga, use n'umwegura umutwe kugira ngo. Umubyeyi rero fasha umwana mu gihe ubona agiye kuboga, kugira ngo ejo bitazagira ikibazo cyo kuba yakinara, bikamuteza ikibazo cy'uko wabura umwana wawe kandi nyamara ariho wagize uburangare. Fasha umwana rero wawe mu gihe ubona agiye kuboga, egura umutwe use n'useguza akaboko kawe, cyangwa se ushyigikiza ikindi kintu ku buryo bitayobera mu nzira y'ubuhumekero. Hari uburyo rero butandukanye bwo gufasha umwana uba ukunda kuboga cyane. Uburyo bwa mbere ni ugufasha umwana mu gihe amaze konka se, mu gihe avuye ku ibere. Fata umwana umushyire ku rutugu, aryamishe umutwe wawe ku rutugu, umwishingikirize kugira ngo urabe umweguye muri ya pozisiyo yari aryamyemo, urabe umweguye kugira ngo umufashe kuba mbese umufashe gutura umubi, kugira ngo mu kanya ataza kugira ibindi bibazo byo kuba yabubuka. Icya kabiri, mufate cyangwa se umufate umuryamishe mu bituza byawe, aba ameze nk'uwicaye, umwegure kugira ngo bya bindi, kubera ko ya nzira twabonye ko inzira y'igogora ye iba itarakura, umufashe kugira ngo bigende neza, yijute ature umubi nk'uko wakamushyize ku rutugu. Ubundi buryo wamufashamo ni uko umwana wamufata ukamuryamisha yubitse inda, n'ubundi muryamishije yubitse inda aba ameze nk'uko wamushyira ku rutugu, aba ameze nk'uko wamuryamisha mu bituza byawe, aba ameze nk'uwegutse, kandi ugasa n'umushyigikira ku buryo niyo byaza atakwinara. Uhagije rero mu gihe urimo uratuma umufasha kuboga, uri gufata ngo wumve ngo atinze kuboga, uhita umukuraho. Byibura fata iminota 10, hagati y'iminota 10 n'iminota 15, umushyire ku rutugu kugira ngo abanze ature umubi, ataza kugira ibindi bibazo. Nuko rero ku mwana urwaye icyo mu nda, tumukorera massage kugira ngo adakomeza kubabara icyo mu nda. Umwana rero ukunda kuboga cyane, birashoboka ko wamufata ukamukorera massage yo ku nda kugira ngo ataza kugira ikibazo. Rero naho ubutumwa bwacu bwari bukubiye, twari turi muri gahunda yo gufasha umwana. Gerageza rero umukorere nk'ibyo tukubwiye, gerageza umufashe kugira ngo umurinde ko yazagivukirizamo ibindi bibazo, ugasanga umwana kutamufashije gutura umubi
araboze, arabyinaye, arapfuye, kandi n'agahinda kenshi ku babyeyi. Rero ibiganiro byacu nakagaruka, abantu benshi murimo murareba video zacu mukazikunda, mukazirayikinga, ariko muri kwibagirwa gukora subscribe. No kurikora kuri subscribe, ntiwibagirwe gukora kukazogera kugira ngo uko tuzajya uploadinga video ujye uhora uri online, ujye uhita ubona notification kuri telefone yawe. Kora subscribe rero, ukore like, share and comment. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ugize ikibazo, jya muri comment wandike ikibazo cyawe inbox, ubundi tugufashe tugusobanurire. Ababyeyi batwite, ababyeyi bafite abana batoya bari mu rugendo rwo kurera, niki twaziye kugira ngo dufatikanye muri uru rugendo. Ibiganiro byacu nakagaruka rero. Ciao ciao.